Imana ihabwa icyubahiro. Telefone yakunaniye. Muri kunyumva? Ubu turi kukumva. Mana koko ndakora iki? Noneho message z'abantu ziri kumbyiganiramo ndumva ngiye gusandara. Jessica uri mute, bana mute Jessica. Guse nkora iki koko? Jessica uri mute. Ese uziko wabyimbye mu maso Jessica? Umva njyewe mumbabare nabyimbye. Iyo ndi kumva ubuhanuzi nago mba nshaka kuvuga. Niyo mpamvu mba namyutinze. Narangiza guhanura nibwo ndi bumuvugisha. Jessica nasoje kukubwira. None hano hari umushiti wanjye turi kumwe ngafite abadayimoni mwana mwamusengeye ko. Ngafite inyatsi. Jya kuri kamera. Ibintu byose akoze biranga. Afite abazimu. Telefone yananiye pe. Turi kukumva. Ikintu nkora rwose telefone yananiye. Turi muhanuzi aravuga ngo umudayimoni w'ubusambanyi nibyo ra. Hano hasi harimo abahanuzi do ari kubikwandikira hano hasi. Wanguki ari kumanura umudayimoni w'ubusambanyi. Ahubwo se ngewe ko numva amahembe. Ntabwo ndi kumva. Ubu umuntu uri kuneza ihembe ndi gusenga n'uwahe uzika hari umuntu uri kuneza amahembe hano mu mpande ndi kumva bikubita. Aba badayimoni bashya. Uyu muntu uri kwandika ari hejuru ngo nanjye mu nsengere ubu nakumanura. Ntabwo ndi kumva ukuntu muri kuvuga hejuru. Nadine uri hejuru ikintu ugomba gukora ni ugutapinga hanyuma nugerwaho baragusengera ntabwo bagusengera kuko wanditse. Niwongera kwandika message uri hejuru ndakumanura. Ndabeshya? Ntabwo nongera. Tapinga nta kindi ntabwo yaguha message Imana itayimuhaye. Bishop Karimeli Congress. Jessica ndamukunda. Jessica Lucas ndagushaka kuri pano ngwino. Imana irakurengeye sheri wanjye. Imana ije kukugirira neza. Amena. None se Jessica ukwikinisha bimeze gute ko biri imbere yawe? Umukobwa ndanga ari ikinisha se ko nari nzi ko ikinisha mukecuru. Ikakumva iby'Imana ivuga mama. Imana ibinkurireho bw'izina rya Yesu. Ikibazo cy'Imana idushyira ku karubanda bose babire. Ezo ndi waransetse ngo naturutse agatelefone muri Amerika. Congress. Oya Imana inkurireho mudayimoni. Rata Imana inkurireho mudayimoni. Ntabwo nongera Bishop. Mureke Congress Imana naguseka ngiye bari kugwanurira. Okay sinongera. Jessica Iwi ndi kubumva manje. Okay nyine Imana ibinkurireho. Jessica Imana mwijuru iri kumbwira ngo ikugezeho kandi gutinzeho. Imana mwijuru kumbwira ngo ikubabare icyaha cyo kwikinisha. Iyera amahoro iri kumbwira ngo kandi itabi iri gucumuza gute Jessica? Sha mbusubidamira nzazireka. Uzi bwino ahubwo bamariye Daniel Imana. Imana mwijuru kubabarire uwera amahoro akweza gutunganye kandi Imana mwijuru kumbwira ngo iri mu ruhande rwawe. Shobora kunywa nk'utu dupaki tubiri ku munsi. Imana itunkureho. Imana mwijuru kumbwira ngo ije kukugirira neza kandi ije kugukiza.
Yego. Keni wa Maria mafiji wala. Mbabarira mukomezanye na Ange kuko ngiyewe telefone yananiye n'umutwe uri kunyirira message z'abantu ziri kumvuna nabuze uko nzibaha pe. Wavuga kuri kurenza. Kone reka Bishop. Okay, abakishiriza. Bishop. Wa mukobwa hari umukobwa ashakaga kumusengera. Ndikumva. Nguyu dore nguyu mukamuvugana. Ngo ngwiki ngamumbwire. Oya. Vugana nawe. Iki. Shaka munsengera. Subu koko mwababare mugatapinga basi kundisha umutwe afite message zanyu ngiye birabamarira iki mutapinge cyane twumva Imana sibyo muri kunyumva kwangure Turi kukumva. Imana imuhe telefone. Ange wa Jaira Imana imuhe telefone nukuri aka nagasuzuguro k'abazimu n'abadayimoni. Imana imuhe telefone. Imana ishimwe Afite message nyinshi z'abantu. Turakwakiriye. Reka twakire Dorcas. Uwinje neje Dorcas. Yesu nashimwe konge umeze. Yesu nahimbazwe rwose. Nta kintu kinejeje mu mutima nko kukubona uri kwisekera gutya. Ashiste umunsi ndi gusenga rwose Imana yo mwijuru ikomeze imbi imbere ingende imbere. Ako na congressman. Aba bahanuzi bahanura ibintu bya nyabyo man baba. Ndi mu kazi niyo mpamvu ntarimo ndabafata. Ariko nimba ufite message ya Jessica wayimuha rwose kandi Jessica. Oya mumbabarire. Congressman. Nta message ya Jessica mfite. Jessica be kugutera ubwoba humura. Turize mwana wawe. Umwuka wo kwikinisha Imana yunkuriyeho mu izina rya Yesu. Ugukuriyeho rwose. Ako nk'uyu mwuka wabibonye gute we? Burya umwuka uburida ko buri wenyine mu cyumba. Dore uyu ngo arashaka ko mu musengera afite inyatsi. Abona amafaranga akayamarira mu nzoga. Bagusengera. Kongere. Oui. Ndaza kubana namwe mu materaniro ya nimugoroba. Ubu mba nkirwana no gushakisha ibirayi. Nokure nimugoroba nimba ishobora ndabana namwe. Ahantu hari Imana we, ahantu hari Imana. Komera umugisha. Ni wasize umusengeye maze basukagenda ugahisha na ahantu umugisha. Ikibazo nuko ndi kumwe n'abantu kandi ndi gufasha abakiriya urumva byangora naba ngiye kumusengera ariko simuhereze message neza bitewe ko nari mu mwanya ukwiriye kuba mpagazemo. Kiza rero naza kuza nimugoroba aze kuboneka nsengane nawe rwose. Ntacyo ngaho hahesha umugisha nta kibazo. Naboneka nasangahe mutubwira isaha nyine ari bugarukireho nimugoroba. Guhera saa 11 mba nsoje akazi. Reka badusabire umugisha. Kambasabira umugisha mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana nziza Mana ikomeye ndakunezerewe kandi ndagushimiye. Iyi ni isaha wongeye kumpuza n'abantu kandi bawe ukunda. Waratubwiye ngo mwese ndabakunda. Ni nayo mpamvu turi aha ngaha nuko twishimiye guhurira hano hantu. Nuko barimo baravuga ibinezeza imitima yacu kandi data baravuze ngo hari 2-3 bateranye bakuganiraho aho ngaho nituzahakura ikirenge cyacu tutasabiye umugisha. Reka ipani kuzwe nawe urukundo rwawe ruyisageho ineza yawe nirubureho usenye imbaraga zose z'umwijima byaza ari ibitero bitsindwe uyihagarareho kuko uri Imana uyiremere byinshi byiza by'umugisha kandi byose biturutse mu biganza byawe senze nizeye mu izina ryawe rihoraho amen. Amen. Mani bamera umugisha byawe. Amen.
hanyuma Jessica wamunganire kankubwire rata giye guhura n'ibigeragezo bitatu ndaguha mu byumweru 2 ibyo bintu bigiye kuza ari simusiga ariko ntuze gucika intege kora amasengesho y'umunsi umwe cyo nzi nizeye neza no kuraza kubona ubutabazi bwihuse gusa ikimenyetso cyo uraza kukigeraho kugira ngo ubone ko ari Imana yavuganye nawe mu byumweru 3 utegerezemo ibyo bimenyetso gusa nta kimwe kizagira icyo kigutwara nta nubwo uzigera uhababarira uzahura n'ubutabazi bw'Imana bwihuse Imana ikumenyeshe Imana imurengere no kuri mu ntege nke z'amasengesho Imana imurengere rwose senga amasengesho y'umunsi umwe yonyine nuyashobora urakira ubutabazi bw'Imana yashobora pa urakoze cyane Imana iguhe umugisha Imana Yesu we Jackie zamukano Imana akaciye Jessica oya mumbabarire mbabarira wizana Jackie hano mbabarire no ikibi cy'aba bahanuze ni kimwe kuki ibintu byose babivuga bakabishyira hanze ma ubu uzashobora amasengesho mwana wa mama amasengesho Jackie we nta nubwo uzi ibintu bibaye burya Jessica arikinisha kandi yararimo arambwira ngo ndi imbobo ngo ndaryamanye kuronora ndakwiyamye oya kongere bigenze bite bamuhanuriye ko ikinisha nje nonaha bamubwira ngo nasenga ibyo gusa nta bindi numvisha umbaraka sheri wamaye nimero za hanuzi za Pastor Joshua ko yambwiye ngo aranshaka muri iki cyumweru njyewe oya ni Jackie uza kuzima kuri WhatsApp abahanuzi ikibazo cyanyu bigenze yewe urumva ntabwo nari nzi ko yikinisha nari nzi ko atavuga kumurongora pe ninde bimuhanuriye oya Dorcas we muhanuriye ko mu byumweru 3 ari ikintu cyamutsimbutse nyine ngo afate amasengesho y'iminsi 3 Ese no kubera icyo umuhanuzi bari bahanura bakavuga ibintu byose ubone ingenzi yuko iyo umuntu aguhanuriye umuntu wanyawe nyine wanyawe usirimutse iyo aguhanuriye hari ibyo agomba kukubwira muri rusange n'ibyo atagomba kubwira muri rusange akagusanga inbox igorata urabona nibyo bita ibintu babiteje ikibazo ntabwo babihanurira abantu ku karubanda niyo mpamvu ngunda Pastor Kim arakubwira ngo maze Pastor Kim uzamuye wowe nguze kuvuga iki hano ukoko nk'ubwo mu bantu ndi kuzamura ko nashaka ko muteraho comment muri ibi ngibi turi ukoko nk'ubwo dumiwe ko kuzamura ko nashaka ko muteraho comment muri ibi ngibi turi Amerika byasandiko Congress Imana ko Jessica washatse akana kazajya kabikunozereza abana ngewe ko ngira ikibazo cy'uko banyishyuza ubu we hari umugabo wakwishyuza ariko man Jessica Jessica yakunze umuntu amwitaho ntabwo ibyo byose ntabwo bajya muri izo process ubu mugeze ku rwego buri umuntu kurongora amaze kwikinisha izo Jessica n'inzu yayishyura none teka ngubwire Jackie oya ngewe muri ikibazo cy'uko abagabo Jessica ndamuzi neza kuko iyo yakunze umujama anamwishyura ibintu byose akamugura imyenda inkweto ariko nanjye afite amafaranga mwana yadunyaye mwana nabikora Jessica ari kwikinisha nyuma yo kwanga story oya umva se ndi kuvuga umuntu ashaka kujya koga muri douche akoga amazi ashyushye hanyuma iyo ugiye kwitawaza ntago wawe birasa nibyo bita kwitabaza no kwikinisha ni ibintu bitandukanye mwana ubu neza oya uriya mupasiteri nawe afite amazi oya wari wagera ku rwego bakwishyuza nkanjye njye baranyishyuza rega cyakoze uwo muvuna muhita guteje abantu pe icyo kintu nanjye abantu nawe afite abazimu ubundi se ku kibintu byose avuga mu byumva mu byizere aguteje abadiyakoni wallahi oya Jackie yanabyihannye wihaniye ko ikibazo ko ngewe ikibazo cy'uko abagabo banyishyuza wowe kuri iyo taye yawe nziza ubu utambeshye ko ni gute wikinisha niba ndamubonye kuri live ariko hari umupasiteri wavuze ngo wihane umudayimoni wo gusambana umudayimoni w'ubusambanyi wowe ngo afite umudayimoni wo gusambana gusambana n'ukuntu biryoha ubu ngubu bazajya bajya kubyihanisha abantu
ninde udasambana ariko ubundi Jackie ninde uziko njye udasambana mwaka n'amezi 5 ntarongorana urabeshya ukurega mvugisha ukuri wapi man haragiye utwifatira none se reka nkubaze ngenda ndashaka kumenya impamvu usambana Wese bagufatira gukomeza. erega Jessica uri mwiza ufite tayi nziza ni gute mbwira umugabo ari kukurongora nabi muri minsi ndakwiyamye none si biki kiri kwikinisha Jessica yiharanye ubwa kera ubwo buhanuzi nubwa kera we kandi ubyemeye ukanatura uko komana umuntu wifasha akaguteza abantu mani ngaye kuguhanurira ye baba we yaba ari Jacques kabiri Kaka nkubwiza ukuri ntago uyu mupasiteri nawe agira byose amagambo yamurenze umunwa ubu se ubwo pastor ubu reka nkubwize ukuri sibyo ubu narishe nk'umuntu wabona yanagiye itonde mvuge congressman reka mvuge nk'ubenda narishe nk'umuntu Imana ikabikwereka ko nishe umuntu wazanga kuri pano ukavuga ngo Imana ihana icyaha cyo kwicana wishe umuntu mwagiye mumenya ubuhanuzi muhanura mu ruhame n'ubuhanuzi buri in box you understand me bari kumbwira ati Pastor Jessica hari imyuka mibi ndi kukubonaho imyuka mibi meze gutya na gutya kintu nkundira abaprofete yego abaprofete bapfa guhugura abantu bose bari kunyandikira bose kuri WhatsApp barakuraburije meet you nawe ubera igihomora nawe uri umuhanuzi twari turi kumwe kuri pano ari kuri kunyurira yego kugira ngo umvuganire uri kunyishima hejuru ngewe se kandi yewe nkufite gusebeje ngo naturitse agatelefone muri Amerika none nawe umwuka wo kwitinisha usanze ahubwo ari uwawe ayiwe impamvu ngiye naturitse agatelefone ngerega abagabo baranyishyuza umusore najya mbona amafaranga kubicura kabaye pe abahanuzi baharanye abanjye nitinyira abahanuzi kare kandi Jessica ibyo bintu Dorcas aguhanuriye bishobora kuza gusohora nsigaye nitinyira umva none bano bahanuzi reba nk'umuhanuzi wa mugabo waje agahanura dore imbogo akavuga ati we dore imbogo nukomeza kuzana amagambo menshi uraje ugiye gura n'umwuka w'urupfu wo gukenyuka ajya hari aramubaga iyo upfuye igihe cyawe kitageze uba ukenyutse oya mutega amatwi Jackie mwihanganye miss you nawe uri umuhanuzi nshaka kubaganiriza gatoya ni ukutuganiriza cyangwa ni ugusenga ukanahanura ntabwo ari ugusenga kandi ni ijambo ry'Imana ntabwo dushaka umuntu utera gukomeza hano ijambo ry'Imana mubyihoreye ni message ushaka guha umuntu okay ni message ntegere niba ari message urayitanga ariko muri aka kanya Jessica ikinishije nanjye turika aga telefone muri Amerika kandi yaransetse ndabizi Congress inza ngutegera rero tanga message ibintu byihoreye yego twagwaye umwanya muranyumva yego ijambo ry'Imana riza rivuga ngo mu gihe cy'imperuka hazaza abahanuzi benshi kandi muri abo bahanuzi hazaza abukuri ihangane ngiye kukumanura rero ngewe ubwo ntabwo turi kubigendanamo ushobora kugendanamo mu byo turi kumvikanaho cyangwa uzanye ibyawe hano uwo muhanuzi ko numva uri kumuvuga nabi uramuvugira nabi iki ibintu byo gutuka abakozi b'Imana none ngo Imana irahana uya ni rero umuhanuzi hanura ntiyarahari uriya muhanuzi yararimo Imana sibyo umuntu witwa Jessica urimo Imana uri kuvuga ibintu byose nawe bari fake man umuntu utegereje kubwira Jessica mu gikari nta message ntago wamubona bamaze kumbwira ko uriya muhanuzi ari we wamwohereje kugira ngo azamane wamenya yamunga seranyije barambye ngo niwe bamuhamagaye ngo aze ngo amanurire ngo kugira ngo ubone ukuntu nyishima hejuru ariko kwa ngo usigara barimo barabateranya mane nose ubungu yamuhamagaye ntabwo ngewe urumva adusanzaha azavuga ngo Imana imugutumyeho nari nicaye turi kuganira subizi birasengeye nasubizi
se uhituhamagariraho birasengeye hano birasengeye uhituhamagariraho hazamo akantu ngo mwaramutse uri umukozi w'Imana se ariko shaka kongoresi ukunda abakozi b'Imana kongore Imana yanjye kire kuwagusanga aho nkagukubita ubu ngubu ntabwo nzi koko si ubanza wahinduye ifoto uranzi rwose uranzi ngaho rero dusengeye ni wa wundi wadusengeye njye nawe ngaho rero dusengere nawe rero ufite umwuka w'abadayimoni n'umanurire mbaye mwiseguye njye n'umanurire Jackie reka mbanze mbwire Congress man ikibazo afite ngiye bamanuriye ngiye ibintu bigasobanura nkarembera mu nzu amezi ikibazo cy'umwuka mubi w'abadayimoni uzamura abanyamasengesho benshi ibaze ko ari nabo bawaribagiwe ngo nibande kandi uyu uzi ibihe byiza twagiranye n'uwo mubyeyi wowe none se njyewe ni Congress ministeri yanjye yakira abantuzi benshi n'abakozi b'Imana benshi harimo n'abakozi ba Satani oya ntago hari n'abaza bita abakozi b'Imana kandi ari intumwa za dayimoni pe data birasengeye ufite umwanya ngo twisengere murambabanye Kongore narinje kugira ngo ngufashe dushime Imana ko ikirori cyanyu cyagenze neza. Ntabwo ikirori cyagenze neza ntabwo nkundi ibyo bintu warambashije ngubwa ko cyagenze neza. Uretse ko ntabwo rero uri gushima Imana kandi urashima Imana se urashimira Imana ngewe. Ayiwe. Ntabwo uri mushimira Imana kuko nta kirori cy'umwana wanjye cyabayeho. Hari icyo wabonye? Oya ni ngombwa se ngo ubimbwire Imana si kishinzwe gutuha amakuru. Ntabwo ushimira Imana, urashimira Imana se Imana ibyo itakoze. Reka mvugane Jessica uwo mukobwa mwari muri kumwe niwe warunzanye n'ubundi mfite abandi bantu turi gusengana hano Jessica. Oui. Uwo mukobwa mwari muri kumwe musubizeho tuvugane. Wa undi mwari mwicaranye mu kanya gato. Ariko kumva. Mushireho. Bafashe inote y'ibihumbi 200 barayitwika hanyuma bamaze kuyitwika bafata ivu ry'iyi note bayishyira mu kintu cyo kunywa. Yesu mwami. Niki? Bafashe inote y'ibihumbi 200 barayitwika bamaze kuyitwika umuyonga wayo cyangwa ivu sinzi ururimi muri bwumva ivu umuyonga. Uwo muyonga wose bawushyira mu cyo kunywa undi muyonga bawushyira mu mazi agomba kwiyuhagira. Muvuze ikibazo cy'inyatsi nkomeza kuganira n'Imana nyibaza ibi naho bipfira kuko Bibiliya iravuga ngo nuko bamubona aremaye cyangwa ari impumyi yaravukanye ubuhumyi babaza Yesu bati ni icyaha kiwabo cyangwa ni icye bwite. Yesu arabasubiza ngo ntago ari icye bwite nta nubwo ari ikiwabo. Nshatse kuvuga iki naringize ngo nkubwire ngo ntago ari umunyabyaha wo kujugunywa nibyo mu maso y'Imana agaragara nk'umunyabyaha ariko ntago ari uwo kujugunywa n'Imana. Imana iramukunda Imana iramukeneye ngo agaruke kuko Yesu tuvugana na n'ubu aracyateza amaboko ategereje umuntu wese wemera akarushye ngo amuruhure. Amen. Rero iyi note bamuhaye mu cyo kunywa aranywa banywa uwo mushongi wayo mu cyo kunywa akaraba amazi arimo uwo mushongi cyangwa iryo vu. Imana ivugana nanjye irambwira ngo nubwo buryo ki afite inyatsi y'amafaranga afite abantu ashobora guhura nabo bakayamuha cyane wakagira ibyo akora biyinjiza ariko nyine ntayagire kubera izo mbaraga z'ibyo bamutongereye. Azashaka umukozi w'Imana amuha ituro ryitwa iryo guhumanura ubuzima bwe. Azashaka umuhanuzi w'Imana uwo azashaka uwo ari we wese apfa kuba ari umuhanuzi w'Imana atanga ituro rihumanura ubuzima bwe izo mbaraga zimurekure. Bitari ibyo nta kindi kintu cyabaho. Imana imuha umugisha. Amen. Ari kurira mu makuvureri.
byamurenze araza kuzamera neza asanga Imana ubundi ntabwo nzi ikibazo gihari nk'ubu nkawe Jessica ejo bundi twavuganaga mbona ukijijwe mbona wajemo neza mvuga ukuntu tugiye gushinga igicaniro tugasenga ukuntu rero hagarutse iyo myuka y'amatabi no kwikinisha n'ibiki nibyo bintu ntari kumva ndashaka mureke gukina n'Imana. Reka mbanze nkubwire Imana nayo sinzi ukuntu Imana iteye sibyo sinzi ukuntu nabikubwira sinzi ukuntu Imana iteye iyo umuntu atangiye kwinjira mu bintu by'Imana biri seriye yinjiye mu bintu by'Imana bya nyabyo ahita kubitana n'abadayimoni bamubangamira agahura n'abazimu agahura n'imyuka mibi agahura babawe akabona ibintu bitabaho mu buzima byabura gute murabura kandi iyo umuntu ari kwa Satani tonde wowe ntago we bite byawe ibigeragezo byose duhura nabyo kwa ko tuba twaje hano tukemera umwami Yesu Kristo nk'umukiza wacu mu buzima bwacu niyo mpamvu duhura n'izi nzitizi z'ibibazo n'ibigeragezo kubera ko tuba twemeye kugira gute gusiga ikibinyuma ariko iyo umuntu ari mu kabari ari kwisindira yibereye mu mayoga yibereye muri ayo matabi yimereye neza ntago ajya ahura n'ibi bibazo umuntu ahura nabyo ari muri Yesu kubera ko umuntu agiye muri Yesu akubitana n'amashitani n'amageragezo kwikera ibwo kubitana n'ibintu bikomeye uhura n'abadayimoni ahubwo nibwo baguhagurukira bya nyabyo kubera iki ndashaka kubabaza nyine icyo nari mvuze Bibiliya yo iravuga ngo gukurikira Imana bisaba kwiyanga ukagira ibyo usiga hanyuma rero ibintu wasize uba ubujijwe kubisubiramo ntabwo wemerewe gusubira mu bintu wasize kandi nagira ngo nkubwire ngo gukizwa ntabwo uba ugiye mu gihe cyo kunezerwa ni igihe cyo kubabara ariko ukihanganira uwo musaraba rero biratangaje kuba wakizwa nonaha wagera hirya yawe n'ubwa 300 cyangwa 100 ukayafata bisaba kugira ibintu ureka birashaririye nabyo birakaze ubwo rero naringize ngo nawe byo kuvuga ngo abagabo ngo musengerwa abagabo banyu barahari mwakabaye mwaranashatse ariko Imana iza kubahereza abagabo igasanga mwabihaye yaza kugereraho abagabo igasanga ni muri mu mwanya wo guhabwa impano n'Imana muri make rero murasabwa kuba mu bikari by'Imana murasabwa kuba mu bikari by'Imana gushaka umugabo biratungurana nta saha nta n'umuntu utabigira biba biri mu mugambi w'Imana ntabwo bitungurana kuko wabiteguye cyangwa se ari uko ngo nuko ubishaka cyane ahubwo ni Imana nyine n'isaha y'Imana rero mukizwe mugarukira Imana none se umuntu yabikumira gute byamugezeho kandi nta mugabo afite ni ugusenga ukabana n'Imana umwanya wawe mwinshi ukawuha Imana nyine nk'ubu mbana n'Imana ikibazo cyo gushyukwa n'ikiza nzabigenza gute ni kusambana nabiretse ubwo sinzikinisha waya byose byitwa icyaha